Niba ushaka gukoresha umusatsi wawe ndetse n'ibindi bitandukanye, gana Spring Hair Salon. Dukorera mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, hagati ya Spiderman no kuri Rariga. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ikurikira: 078 374 602. Spring Hair Salon, salon ijyanye na viziyo. Iporodius ke Tangiye arakantu nshaka kubaza agakina urambwira Nelson ndakubwira iki ibintu ngiye kubaza nshaka kumbwira umusore urambaje umusore cyagiye mwaje hano muri gutongana umusore hari ukuntu iki kandi ukunda inkuru wabonye ko nese nisohokera numvaga ko atazazi inyuma n'ubundi buriya utekereje ute kumwica ntabwo nari muzi yaraje arakomanga wari kumubwira ati ubwo umukobwa anyita gushaka asubira amazi kuzankora nese kuri wari nabonye ugiye nkagira ngo uramupinze wenda kubera yari ari gusa nabi ntabyo nuko bizi nabikora none rero umushuti wanjye nyine twari tumaze iminsi twumvikana nawe mpamagaraga fone ikanga mazi icyo yamaze kumuhamagara nese umuntu wese wamagiye kumubura kuri telefone ni kuri abitwara nyine ntabwo nabikwiye shambwira nuse kubwira iki okay ni inshuti yanjye umushiri wawe ntagarane ubu nanjye nabwira umugo nyine okay sinzi ukuntu mufata gusa iyo atanyitabye ndahangayika wimbeshya ntabwo ndi kubyumva ni ukuri mwe ntabwo aranireta ntabwo uri bubyize utagutereta sibyo ntabwo wamwitwaraho kuriya nyine ndi kukubwira ntari bigiye umwana mwiza mwiriwe mwiriwe kwa siko mwarangaje urugi mwaganiriye isa rwose mwayiteruye bimeze bite amagambo yari menshi ko dufite inkuru nyinshi cyangwa twumvise karibu buryo nasetse uyu munsi mwishimye wagira ngo tukwakire ke twari ko yakwa mwiriwe mutasohoka ke wapi bimeze nabi rwose akazi kagenze neza akazi kabaye hatari habaye hatari akazi ubona amasaha umuntu atahiye muri iri joro ntacyo ari kugeza hano amahoro ke umeze ute meze neza ndasekeje ese ko nsanze wishimye cyane uyu munsi noneho ura kurusha indi minsi yose maze mubona haba iki kidasanzwe ntacyo pa aho sinsanze muri mu mabanga y'abakobwa na ba nyina oya mami kamo igihe twamuka twabiginaga kera turi mu cyaro twaba twaraje mu mujyi utangiye kubijyana basema mwana wacu yarakuze yarakuze ko narabikubwiye ndumva ibiganiro mu gihe bitari kunyubaka nakubwiye nk'ubwanire reka dukurikize umwana dore arakuze ashobora kuzadusiga hano twenyine mu nzu kugira ngo ndakubeshye nibyo nari ndamubaza ariko ntaramenye ukuri ariko amakuru se biraho yaragiye kubimbwira ariko azabibwira imva n'imva ubwo nuko nje iyi soko n'inkomoko ndabimenye ubwo nyine ayo ni amabanga yanyu nanjye wenda andi makuru nshobora kuzayamenya nyuma ari kukubeshya arimo kumbeshya ari kukubeshya bivuge ke bivuge ari kukubeshya ntabwo yaba mbeshya ngo uri guseka buri ari kukubeshya ntabwo ntaheruka kubona agaseko kawe kameze nyine gutyo twatse gutera story tuba turi guseka bisanzwe ndinanirwa ngo musigare rero mu byanyu ngewe njye gukaraba ndabona ko naruhuka n'amazi nashize muri dushe washyizemo uze tujye ku meza nta kibazo tugiye kuryama ntacyo reka nze gatoya kandi ma nta banga ugira ukuntu njye mba nabyishimiye kuba nabonye mukuru ubwo dusema cyakora birabibyuye ibyo uri kumbwira birabibyuya birabibyuye uri kunyinisha umbeshya ntarambira ko nkunda bitangira buhoro buhoro kubahamagara gusa bitangira buhoro buhoro nyine ndabyumva niyo yaba umva
murumve twana twanjye n'abarazuru ntawe uhari mami mbabarira murarugira intego mwese aho mujya hose Mami, come on. ubutaka mwiza rubarangara marinani mami Hello. tujya gutegura ibyari nijoro ariko ntiwongeye kubibwira dada ariko se nta nubwo ubona aranire cyane kubibwira papa nongeze ukuri ntabwo mbivuga nakubwiye ntabwo arambwira ko nabibwira nzabikubwira nayo izaba ari inkuru ishyushye sibyo tujya kureba ibyo guteka yewe ndatabawe koko noneho mbonye agati ko kwikiza cya cyane ndaje nkikureho kiveho noneho pe umva igihe nabereye narushe reka nze mubwire hanze nkora umuti yewe Manu ngwino hano cya gikuru cyawe kiri he kiri mu hama igikoma namugiye guteka yagitetse yagitetse kiri muki kiri mu gateremusi kiri mu gateremusi hahandi mu nzu reka nze ntacyo genda ushane akatebe ushire hariya ndaje nkandire mu mugongo ngayihute ugiye umuntu apanga n'Imana ibiri gupanga umva sigiye ugize Imana mbonye kano kantu hajya kari he kamaze ndebe ko nta muntu wamvangira uyu mwana igihe nahereye mpangana n'ubu buzima bwiwe nta nongeye kumwikiza pe umva wacyana ndakujyanye ugende burundu sinshaka kuzongera kukubona hanze ngo uhe n'igikoma cyinshi nta nubwo nguha n'ikingana n'icy'umuhungu wawe ubundi wakamaramo kose ugira umuntu mbona ahubwo umva ndakwikijije nizere ko mviriye mu buzima bw'abana mu buzima bwanjye n'umwana wanjye iteka buri munsi wamvangiraga umva nizere ko nta namwe noneho kigaragara ntore cyo mungu wanjye ahubwo utazakuba byawe iki kiko ndagishyira hehe okay Manu agatebe nagutumye bakabuze zana agatebe shandarusha ubu nkandira mu mugongo n'imyaka imaze kuba myinshi reka gashire hano mbone ngamfasha fasha nkandira mu mugongo ntagura hano ubwo hariho nk'agakoma ariko urakanywa mu kanya umva mba nagenze mwana wa mba ndi gushakisha imibereho mbona ubuzima bwa hano buducanga buri munsi kubera cya cyana ndi kubibona mama ariko hari igihe Imana izabigenza neza Imana ikakudukiza ese ubu ntirirwa gukubita ino hari wabyorese mama kunkubita gusa ahubwo yerwa nantuka ambwira ngo azagukura no muri runo rugo azarunkuramo cyangwa azaruvamo twese tuzajyaho birashoboka se kuriya yankura muri uru rugo sinzi da nibyo aba yibwira umva nangiye gucika ariko ntacyo ariko buriya hari igihe nawe atazongera kuvuga ayo magambo y'amateshwa abana b'iki gihe barasuzugura ngo azarunkuramo mwese niba wanyubakiye ubu navuye i Kigali nsize iwacu ntabareba nibyo aba yivugisha na papa we maze kubona amaze guhinduka cyane sigaye ari ku ruhande rw'umuhungu we niwe avuganira niwe urengana ibintu byose buriya se amaherezo ni ayahe wambwira uko bizagenda amaherezo yabyo Manu ubu ndibaza akazi ukurikijeho ugiye kunywa agakoma ugendera agakoma hari agakombe gato karimo igikoma gikeya maze kiriya cyinshi kirekire mukuru wa dore nijoro ntiyariye kubera twashwanye none yiraje ubusa urebe ko ari agakoma gake bari kunywa sibyo genda urakoze mwana we urakoze ubu ndasinzira byibura imirimo yawe nibihamanya neza ibyo biteka Pacifique saba abana ba hano noneho iki kino cyana nta nubwo kizi ko kigiye no gupfa iya cya kintage basi kumva n'ikintu nshaka kukibwira kiratume n'igikoma gihora umuti wanjye ntabwo uri bukore neza n'igihora Pacifique iyo muri mu muziki nta nubwo mwumva ngaho ujya kunywa igikoma dore namaze kugisuka
ngaho tebuka sawa. Mama, niguta amaga agakoma gake hano hari igikoma cyinshi. Gashaka. Aryoshye. Abaiki. Manu. Nikoze mu nda we. Manu. Ay, mutabare we, mwana wanje we. Mutabare. Mutabare umwana wanje we. Umwana wanje abaiki. Mutabare we. Yo. Usanze aryamye hano. Bigenze bite? Mwana oya byuka. Ni ibiki mumuhaye? Umuhaye ibiki? Byuka mwana. Byuka. Muhaye ibiki? Byuka mwana. Umva kanguka Umwana wanje mumwishe. Muhamagara ambulance. Muhamagara ambulance. Byuka mwana. Manudi. Yewe. Umwana wanje yapfuye. Mutabare. Bigenje gute? Mutabare we. Baturanye mutabare we umwana wanje. Reka nze njye guhamagara. Mwana wanje we. Abayobozi baramukangura bagara ambulance ahubwo tubigene kwa muganga abayobozi baragufasha iki mwana wanje we Manudi Manudi aryamye hano kugira umwe ko mwari kumwe mwabyagiye yari ari kumwe na nyina ntabwo ngi twari nababwiye ibi amaherezo nayahe uri kuvugira aho ngaho gusa sinkuru rwana wanzaniye mu rugo twagenda hoshindira mu rugo nawe ugiye kuzana abayobozi cyangwa nawe dushwane burundu kamamagara ambulance nagira icyaba ntabwo twongera kuvugana buretse mwana wa byuka mwana wa sibyo byuka mwana wa nta namazi mfite we cya gihungu cyanze kuvoma mwana wa byuka mwana wanjye sha winsiga mwana wa umwana umwe nabyaye koko nawe aragiye ubuse wacu Kigali nzababwira iki ko nzababwira ko naje mu cyaro kumara iki mwana wambabari ukabyuka ko yewe mwana wambabariye koko mbabarira mana nagendeye mu magambo y'abantu mana mbabarira unkangurira umwana mana we reka ndutuzi ndeye ko byibura namukangura amazi we mwana wabyuka mwana wabyuka we ntabwo ukomeza ongera gukora byuka we mwana wabyutse koko byuka mwana we abagiye kuzana ambulance nabo baheze sinzi iyo bari we mwana wa ndihekuye koko mwana wabyutse koko ntabwo Imana izambabarira byuka mwana wambabarira uri musige genyene koko cya kigabo n'iki cyunyumva kubera umuhungu wacyo wambabarira ukabyuka koko mwana wa ntusige sha genyene sibyo akosa bagiye kuzana ambulance bo baheze he byuka mwana wa ihangane gato nge kureba aho bageze bahamagara niba ngombwa ndayihamagarira sibyo ndaje mwana wa ako kwa family phone abo ugeze amwe koko bwira Ndazi ko ndi kumva ameze nabi isesemi niwe ari malaria niyo mpamvu usabye kuburije no gukora mu cyumba Mutanze hameze ko niriwe ndyamye nibwo nyibyuka urumva usimeze ute reba ikibazo wanjye afite ugikurikirane ndakubona cyane afite n'umuriro n'umudaga ndetse n'umutwe ariko ndumva afite n'isesemi cyangwa ya gahunda yaciyemo iyo gahunda bakakira twite indebera mu kuboko kutigeze umena gutyo asanga ari agahungu naguteye oya buriya turabiganiraho ngende kumva ari nka malaria namara uze gucunge neza tuze gushaka ukuntu tubigenza turi ko twazafata umwanya tukajya kwa muganga tukareba ako dadi amwe yarakwiye kujya kwa muganga no kugenda kwa nta siko nameze reka turebe ukuntu kakanze ndebe uko nabigenza tujye kwa muganga keza reba umwuka mazi ndamwumvise kanze njye kureba ese za nkweto zanjye ariko se ndazi ko bazawumva unaniwe ugize ufite ikibazo fasha gato karibu n'injira tuzo bite sha makuru kwa wanjye
umushuti wawe ngaho nimusigare muganira kanjyane njyane mama wawe ugiye kwa muganga ntimutinde kanshyiremo udukweto n'agakote reka nambare nze tugende sibyo ese ntabwo uri umupira w'imbeho ngo ugende ndi kwivuga nkumva ndigushye meze neza mama afite ikihe kibazo ntabwo ameze neza yiriwe afite imbeho y'umuriro ashobora kuba yarwaye ashobora kuba yarwaye njyane mama wawe kwa muganga twamubanguke uri bujye kuryama musaraba ariko ntimugire ibyo mwangiza hano mu nzu mba mumuhe aguruka tugende kwa muganga sibyo haguruka haguruka turebe ke urebe urugo yego dadi urebe urugo akose nawe twabaye umuntu mukuru wibutse guhamagara taxi yego wamuhamagaye taxi tugiye kure ko tubigenza hariya turavuga ko tugenda ariko buretse mfate agatelefone nyuma izo fone mutazisiga dore niyo murayisize kandi iyo nta kibazo yiguma tugende none se ko mbona bimwe mu maso cyane nyine ndi kwihuta ntabwo ameze neza arwaye ntabwo narwaye ya noneho kubera ko nari ndi kwihuta ariko ntabwo nagenda nakubwiye akantu nzanywe n'ibintu bibiri icya mbere ndagukunda kandi biri seriye ndagukunda ibintu umaze kureba muri filime ndagukunda biri seriye kandi nzahora ngukunda ikindi cya kabiri rero hari impamvu mpise nihutangiye i Kigali i Kigali ariko tuzakomeza tuvugane kuri telefone mfite nimero yawe tuzakomeza tuvugane nta n'ikizahinduka ahubwo ndagiye ushaka gusobanura yuko uje kumbwira ko nkunda kwa kugiye oya ntabwo mubwiye ko mukunda nuko nshatse kugenda mubwiye ko mukunda ko wari ntabwo nabikubwira kuri telefone kubera ko ndagenda mu gitondo urabona burije kandi nta nubwo twatinda urabona burije reka ntahe njye no kwitegura nze kubona uko nzinduka umuntu turajyana arazinduka ese ugiye hari i Kigali nagize nk'uko ntabwo nzi igihe nzamarayo ariko tuzavugana ufite nimero yanjye ahubwo reka ngende reka ngende ngo merekeza ariko ndagiye basi mbabarira ndakwinjiza please come on ese ko wirukanka muri kapuri murajya ugiye he uriya mugore ntabwo namurara muri umuntu wawe warapfuye nta nubwo turarangiza ikiriyo noneho uri muri ruka mugenda muragenda ujya he njye yari ubuhitane aguhitana se njye namwumvise abyigamba ibiki se kandi iby'uburozi uburozi nyine none se umwana wawe burozi yabushyize mu gikoma nabimwumvanye uti ni ukuri kw'Imana ntabwo narara hano rahira ntibibaho no ntabwo narara hano ngiye i Kigali nzaba ngaruka kureba ahubwo uko bimeze none se wabaye wihanganyeho gatoya tukabanza tukarangiza basi n'ikiriyo ntabwo narara hano papa ntabwo narara hano mbabare wihangane ntabwo narara hano nise urabona nugenda ni wowe twari dusigaranye biragenda gute kwera ntabwo narara hano uriya mugore ntabwo namurara dukeneye umuntu utuzanira amazi ujya gutashya inkwi mwiyeranje rwose uvuye mu cyaro mbabarira wihangane basi wihangane ahubwo niba ari ikintu mbwira ukimbwire rwose ngende nze hano mbabarira ni ukuri oya ntabwo nazagende neza njye nazinze ntabwo nasubira inyuma ntabwo bibaho ntabwo uriya mugore namurara imbere nise wowe iyi saha ubu nabwirwa n'iki ibyo urimo kumbwira niba ari ukuri ahubwo gira vuba ibintu mbwiye biranantangaje kumbwira ngo umugore wanjye nabimwumvanye rega igihe wajyaga kureba ambulance nabimwumvanye yabyigambye ko yabishyize mu igikoma nari bunywe ngapfa niwe wakinyweye niba ugiye umara amaji umenya ahantu ugiye nta muntu ukuzi abo tuziranye njya numva ngo Kigali ni amahanga njya numva ko ari amahanga sinzi rero ahantu usanzeyo ugiye wenyine nta muntu uri uzakwitaho ugomba kumenya uko ugomba kwitwara sibyo ndi kubyumva numvaga na bya bindi byawe wajyaga umbwira ngo niba ari ibiki ngo niba ari arya ngo ni ibiki wambwira ko imiziki ibiki
ubwo nubona uburyo uzabitangira uzabijyamo uzashaka ukuntu ubitangira neza kuko uzitwararika umwana wawe nzitwararika ariko ariko rwose numva yo mu mahanga iyo ngo haba ibishuko byinshi ubwo ugomba kumenya uko uzarwana nabyo ugomba kubyitwaramo sibyo nzitwararika ariko rwose ndagiye ntago ndarana uraduhemukiye ntago narara hano ahubwo turi kumwe mu ntago nama narara hano Niba ushaka gukoresha umusatsi wawe ndetse n'ibindi bitandukanye, gana Spring Hair Salon. Dukorera mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, hagati ya Spiderman no kuri Rariga. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ikurikira 078 374 602. Spring Hair Salon, salon ijyanye na viziyo.